Isi 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 ni umubumbe munini cyane twisanzeho twese, nta n'umwe wabihisemo kwisanga kuri ino si. Gusa ni umubumbe utuyeho n'ibinyabuzima byinshi cyane, ndetse benshi twahisanze tutabitekerezaga, ariko kuko nta ruhare twabigizemo tugomba kuyubaha kandi tukayikoresha neza uko twayisanze. Isi niho hantu honyine umuntu yisanze akaba atakwigenera uko abaho, ndetse n'ugerageje gutera intambwe ngo ajye mu cyo yifuza kuba yaba cyo, ntakamenye ko byari mu mugambi we. Ubundi Imana ijya guhanga umuntu yamuremeye ibizamutunga, imugenera intambwe azatera kuri ino si, izo ntambwe zarangira akigira mu nda yayo. Nuko rero yaba ibyo azarya, yaba ibyo azakora, yaba ibyo azambara, yaba ibyago azahura nabyo, ibyo byose byari biri kuri dosiye ye yazanye kuri ino si. Bivuze ngo byose bimaze kuzuzwa, umuntu yitahira mu nda yayo. Isi iyaba byashobokaga buri muntu wese uri kuri ino si akagerageza kwicisha bugufi, kuko ntawe umenya ibibera mu nda y'isi. Kuko mu nda y'isi ho abantu bose mbona ariho bajya, yaba umukene yaba umukire, ntawe uterekeza muri nda y'isi. Gusa isi ikunda gucanga benshi, ndetse bamwe bagashaka kwigira abahanga kuri yo, bakavumbura bakagaragaza n'ibyo tutigeze tubona, ndetse bagashaka no kugerageza gushyiraho ibindi bishyashya bihangiye. Ariko mu by'ukuri bakibagirwa yuko nubwo bari kubihanga, n'ubundi byari mu mugambi w'Imana yuko ibyo bintu bizakorwa kandi bigakorwa nabo. Yaba bitari mu mugambi wabyo, abo bantu ntago bahanze ibyo bintu ngo babigaragaze tubibone, ejo tubigendereho babigire nk'amahame kandi tujye tubibitirira. Gusa kuba turi kuri ino si nyine tugomba kubishima Imana kandi tukabyakira. Gusa isi nyine, isi ni isi. Hari uwigeze kuririmba ngo yaba umukobwa yaba umusore, pfa kuba uri kuri ino si rwose ugerageze kwicisha bugufi, kuko ubwo bwiza buzamarwa n'umunkanyari. Ntabwo tuzi ibibera mu nda y'isi, kandi yaba umukire yaba umukene niho azerekeza. Ndamukeje Biringanzo. Maze rero kandi ino si ni nziza, bayituye twese tujye twishima kandi dushima Imana, kuko twaramutse amahoro tujye tuyisingiza rwose, tuyibwire tuti Imana wakoze no kutwongera ubundi bugingo. Kuba kuri ino si ni ukwihangana, ndetse kandi ni ugushikama. Gusa none ni ugutekereza kure, kuko nanone ntabwo waba kuri ino si udatekereza kure. Gerageza uhanga ibishyashya, nubwo uzajya ubihanga bwose, ariko ujye wibuka yuko Yamana niyo itanga ubwo bushobozi nyine bwo kuba twakora ibyo byose nyine tubona, ibyo byose twifuza gukora. Njye ndeba ibinyabuzima byose biri kuri ino si ukuntu bigenda byunganirana, nta na kimwe kidafite umumaro. Ibuye rikubaka, ubwo kandi igiti kigatanga umwuka, ibyo byose bikagenda byunganirana. Ikiremwa muntu cyo cyahawe ubushobozi bwo kurenda ibyo byose kugira ngo bizabashe kugira aho bigera. Ariko kandi nanone kuba kuri ino si ni ukwihangana cyane. Aya magorwa mubona umuntu ahura nayo, kubona nyine umuntu ahora struggling, ahageze hose ugasanga byanze, ndetse kandi ariko agahora asingiza Imana, avuga ati Imana uzareka ejo bizakunde, uzareka n'ejo bundi bizakunde. Maze ikiremwa muntu kandi burya icyo ngikundira nacyo, bafite ukuntu bahugurana kandi bakagenda bajya inama mo gake gakeya. Kuri ino si ntawe wakwigira umuhanga cyane, kuko kubaho ni uguhora twiga. Baravuga ngo n'ufite icyazi yigire nk'utagize. Ngo nugize ute? Ngo n'ufite icyazi yigire nk'utazi, kubera yuko nyine kuba kuri ino si ni uguhora wiga. Ngo n'icyo wamenye ubabwire yuko ntacyo uramenya, ahubwo utangire wige gake gake, ejo uzaba wamenye n'ibindi byinshi cyane birenze ibyo wari uzi. Ngo ubundi ngo umuhanga wamaze kumenya yuko yamenye, burya ngo ntacyo abazi. Baramubwira ngo subira kwiga. Ubwo akongera akagenda akagerageza rwose, ugashyiramo akabaraga rwose, nubwo ari igihe byanga. Ariko kuri ino si byose birashoboka. Abandi bati buriya kandi uriya nubwo ari umuhanga, ni umuhanga wa birabira ntabishoboye. Ngo cyane ko habaho n'abahanga bo mu ishuri bagera hanze bikananirana, ariko none hakabaho abahanga bo hanze nabo bagera mu ishuri bikananirana. Buri wese afite icyo yaremewe, buri wese afite icyo yahamagariwe, ntihakagire unenga undi, kuko buri muntu wese afite ikintu ashoboye. Ubundi wambwira ute yuko umuntu nta kintu ashoboye, kandi buri gitondo buri kigoroba abayeho kuri ino si? Ukareba umusaza ashaje, utuye umusaza nta kintu ashoboye, uyu musaza nta kintu yimariye, uyu musaza nta kintu yigejejeho, kandi arashaje nyine. Iyaba wari uzi yuko hari yageze nawe utazahagera, iyaba wari uzi yuko hari yageze ahigejeje nta wundi muntu wabashije kumusunika ngo ahagere, ahubwo iyaba wabashaga kumwegera buriya ngo muganira kubwira uko yabayeho, kuko kuri ino si nyine byose birashoboka. My God.
ntabwo biba byoroshye kuba kuri ino si, ndabizi neza ko buri muntu wese nyine aba ahangayitse kandi afite ibimuhangayikishije, ariko nanone ntabwo twakagombye kubigira urwitwazo ngo tureke gukora ibyo twakagombye gukora cyangwa ngo turebere ku bandi, ahubwo buriya buri muntu wese yakagombye gukora ibye. Yego nanone ubugome ku isi ntabwo bwabura, abantu tugira ishyari ugasanga dufitiye ishyari abandi, nta nubwo twifuza yuko batera imbere, icyo twagezeho ntitwifuze yuko bakigeraho, aho twaronkeye ntitwifuze yuko bahamenya, ndetse na za nshuti zacu ahubwo tukajya duhora tuziryarya tukumva yuko twahora tubakoroneza ndetse bagahora badukorera uko bukeye n'uko bwije. Ariko kuki wumva yuko abantu bose baba abacakara bawe, ntiwumve yuko nibura hari inshuti wagira zikaba kuri level yawe? Yego ngo ntabwo abantu bose bakira ngo bizakunde cyangwa se ngo batunge kimwe, ariko se kubaho utunze cyangwa ufite kuri ino si wenyine uba wumva bigutwaye iki? Tungishe n'abandi kuko ntabwo kuri ino si ibi tuzabisiga twigendere, haze n'abandi nabo batunga ibyabo nabo bigendere, ariko nanone ntabwo twavuga yuko kuri ino si nyine birakwiye. Yego nibyo nyine buri muntu wese asenga asaba Imana abwira ati Imana uzampe, Imana uzampe, Imana uzampe, Imana uzampe, ariko Imana ntabwo yakwemera gutungisha buri umwe. Nubona rero itagusubiza ngo ugire ku byo wakagombye kugeraho, ujye umenya yuko nyine ni bya bindi wandikiwe nyine ni rwa rundi rwawe nyine ubwo ngubwo uzabaho ubwo nguko niwisubirirayo iwanyu. Buri muntu wese nyine ngo ni mu nda y'isi, iherezo ry'umuntu ni mu nda y'isi. Ariko hari abo njya numva bavuga ngo tuzongera twisubirire kwa data waduhanze, buriya ngo uza ku isi hari aho uvuye ngo buriya ngo niho wongera ugasubira. Gusa nanone bikomeje kuba nka ya mayobera matagatifu yo kwa padiri, nyine ntawuzi iyo yavuye, nyine tugenda tubona buri muntu wese agenda atahuka n'undi atahuka n'undi atahuka, ntawe umenya iyo bajya. Ikindi kibazo kandi nta n'ugaruka ngo atubwire ngo hariya nagezeyo nasanze bimeze gutya, namwe mwitware gutya. Ariko ubundi tuzamenya ari ibiki? Aho nta muntu waba waragezeho ngo azagaruka atubwire ngo iyo nama bagane nimwitware gutya, cyangwa se atubwire ati ibintu ni amahoro ahubwo nimuhindure imibereho, wenda kuri iyi si byakoroha. Yubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka n'ukuri, yubahe n'ubu n'iteka ryose. Gusa genda singiza uwaduhanze, nkunda kugira nti dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka nigikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Dore watwizaniye kuri ino si ubishaka ndetse urayiduha ngo tuyigenge, none turatuye turatuje nta kibazo dufite. Ariko bene u Rwanda rwose kera twahoranye umutima mwiza ndetse tugakundana bya nyabyo, tukagaragarizanya urukundo, ariko uyu munsi sinzi aho rwagiye, urwo rwabaye nka nyomberi. Aho murakibuka ko turi ku isi, iyi ni isi Imana yaduhangiye tugomba kubaha kandi tukayibaho neza, tukayikundaniramo nyine kuko yaduhaye ngo twizihirwe kandi twizihirane. Ndagira ngo twerere imbuto buri umwe rwose nk'abanyarwanda. Ubundi kera bagiranaga urukundo, yaba abahana inka, yaba abanywanda, yaba abahana abageni. Icyo kikaba ikimenyetso cy'urukundo nk'uko Imana yaduhaye urukundo ikavuga ngo nimukundane nk'uko nanjye nabakunze. Ntabwo yari kubitwanze kugira ngo iduhangire isi nziza imeze gutya. Yego umuntu yaracumuye nyine, aho yabanje ni muri Edeni ariko azanywa ku isi, ariko kubw'urukundo Imana imukundira akomeza iramwemerera iti yego naguhaye kugenga buri kimwe, naguhaye kuyobora buri kimwe, ariko nawe uzabaho urushye. Rero nuzajya ubona nyine biri muri uwo mugambi w'Imana ukabona nyine byanze, ujye ubwira Imana uti Imana ibi byose ni ibyawe. Nyabuneka rwose nta na kimwe kitari icy'Imana, icyo wangije cyose ujye umenya yuko yabigizemo uruhare. Harya ngo hari ibyahanzwe n'abantu, ndongera nkwibutse yuko biriya byose byahanzwe n'abantu byari mu mugambi w'Imana. Niba Imana yarakoze ibi ikabishyira aha ngaha, yabonaga yuko nyine muntu imushyize ku isi ikamuha ubuhanga ndetse n'ubushobozi bwo kuba hari icyo yakora. Bitari mu mugambi wabyo biriya byogajuru ntibyahaguruka, bitari mu mugambi wabyo iriya miturirwa ntibayizamura ngo izagera higera, bitari mu mugambi wabyo wabikora rwose bikanga rwose, nta n'igitekerezo wagira cyo kubikora. Yego nibyo tujya ku ishuri tukiga ndetse tukamenyerayo byinshi, ariko none ntago bikuraho yuko bishobora kwanga. Itabishatse rero byose wabyuka wabyibagiwe rwose, ikagishyiramo igoma igasiba, ko bukeye nuko bwije ukabura ikintu wakora. Ariko kuko yabyemeye ikavuga iti ibi ngibi narabikoze, nabo nabahaye ubwenge, ngaho nibashaka ibyabo. Ibyo ngibyo bishyira mu mugambi wabyo nyine mukayifasha gukomeza kurema n'ibyo ngibyo bishyashya. Imana
Imana ni umukozi w'umuhanga itajya yibeshya n'umunsi n'umwe, niyo mpamvu nanjye mpora nyisingiza uko bukeye n'uko bwije nkagira nti Mana, kuko byose ari wowe bigenga kandi ukaba ari wowe ubitanga, nanjye ndi mu maboko yawe, ujye ungenera kubishaka. None bamwe turuhijwe n'ino si, abandi tubabariye muri ino si, abandi barasekera muri ino si, abandi bishimiye muri ino si, ariko turasingiza Imana ngo tuzataha. Ariko Mana, ubu koko iri joro turirimba tuzaribona? Ariko Mana, ubu koko iri joro turirimba ribaho? Mana rwose ndabizi neza yuko njya numva bavuga ngo ubukire bwiza nubwo kuri ino si, ngo ijuru ryiza ngo niryo kuri ino si. Nanjye wantuje muri iri juru ryiza rwose ryo kuri iyi si ririmo amafaranga meza, kandi ko naribaho neza nanjye nkazaza ngusanga nsanga nizihiwe rwose, kandi ko nazatambuka nisheje ngana iwawe nizihiwe. Narikoresha neza rwose kugira ngo mbashe no kubona n'irindi ntazi iryo ngiryo niba rinabaho, ariko ubashe untuze muri iri ngiri ribaho, mvane muri ubu buzima bubi. Njya mbivuga ngo kubaho ni urugendo rurerure ruhanije, nibyo ndabizi ni ishuri ufata benshi muri ubu buzima, ariko nubwo biba bitugoye Mana, njye wibuka yuko turi abawe, niyo mpamvu duhora tugusingiza, niyo mpamvu duhora tugutegeye amaboko rwose, twamenye yuko turi abana bawe nta kunyura ku ruhande. Mana, unyemerere ngusingize ubu ngubu n'iteka ryose, nitwa uwawe, nitwa umwana wawe, ungenera ibinkwiye, ndabizi neza yuko ntagufite ntaho nakwigeza. Yewe n'abo bahanga ibindi bishya kuri ino si batwihereye, ugerageze nabo rwose ubongere mu bundi bumenyi ndetse n'ubundi buhanga. Naho ubundi kuba tugufite nta gihombo, kuba tugusenga nta gihombo, kuba tugusaba buri kimwe nta gihombo, kuko turabizi neza yuko utanga buri munsi. Wumve nanjye nkizamurira isengesho, nizeye yuko ibyanjye byumviswe, kandi nizeye yuko icyo nifuza bacyumvise. Nanjye reka nkwiyereke rwose kubwira Imana ndakwiye kandi urakwiye, nanjye unkorere igikwiye kugira ngo njye nkwirahira. Ariko Mana, kuki nakwirahira umwana w'umuntu kandi uhari? Ariko Mana, kuki nakwizeza ibitangaza umwana w'umuntu kandi uhari? Mana, reka niturire mu mahema yawe, ntungwe n'ubuntu bwawe, kandi buri kimwe cyose ndabizi neza yuko gihari. Mana, nanjye nzongere ngusingizanye n'abanjye rwose, twongere twizihirwe. Reka ngira ntamena, amena, amen.